inshuti bakunzi ba televiziyo y'Icyaha Gihire ndetse n'abakunzi ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu, nk'uko nkunda kubikomozaho buri gihe. Kiliziya niyo operating system yacu, système d'exploitation mu gifaransa. Turabasuje cyane, Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi turi kumwe na Padiri Pierrot, Padiri Rushigajiki Jean Pierre. Twari tumaze iminsi tutakorana ibiganiro kubera ko bafite ubutumwa bwinshi, ariko nakomeje nyine mbimusaba none yanyemereye, yabonye akanya. Reka tubanze tumwakire. Padiri. Yego, urakoze cyane. Turakwakiriye, wasuhuza abadukurikiye. Yego, ndabaramukije mwese abakurikiye murongo wacu Icyaha Gihire. Ni Padiri Pierrot Jean Pierre Rushigajiki, wa mupadiri bwite wa Archdiocese ya Kigali, nkaba n'ubundi nkiri muri paruwasi ya Shyorongi, aho ndi padiri mukuru. Ndumva abadukurikiye babizi, gusa nagira ngo bamenye ko ntarimuka. Ndi hahandi Shyorongi rwose. Padiri mukuru wa Shyorongi, nk'uko musanzwe mubizi, paruwasi ya Shyorongi. Padiri, aho ngaho i Shyorongi Pasika muyiteguye mute? Ibintu biba byashyushye. Yego. Nuko ahubwo ndi kure y'ingoma, ubundi barimo kwitoza umurishyo w'ingoma. Abaririmbyi bari mu myitozo ikomeye yo kuririmba. Imyiteguro, imitako nuko gutegurwa, n'ibindi byose bijyanye na liturujia, ibikoresho bizakenerwa muri nyabutatu ya Pasika cyane cyane. Izatangira kuwa kane nimugoroba, ariko tuzaba twahereye no mu misa y'amavuta mbere ya saa sita kuwa kane. Mbese imyiteguro ubu ngubu irashyushye cyane. Umukristo wese aho ari, kuva ku mwana kugeza ku mukambwe, ibintu birakomeye kuri paruwasi. Ubu n'urujya n'uruza rw'imyiteguro ikomeye. Abasoma amasomo bari kuyasubiramo ngo batazanategwa korali zinoza, kugira ngo kuko tuzahimbaza izuka rya Yezu Kristo bimeze neza, kuko niwo munsi mukuru wacu usumba iyindi. Ibintu birashyushye. Wow, natwe ubu ngubu twarashyushye. I Kigali hano amakorali kurepeta, twiyiriza, turi kugenda twiyiriza no ku maparuwasi tuba tubarizwamo nyine, nk'uko namwe mubigenza natwe ariko tubigenza. Ariko Padiri, nyine nubwo tubyiteguye, ariko hari ikintu umaze kuvumbura. Abantu benshi ntabwo ibintu baba bisobanukiwe neza, ibintu bya Pasika. Reba guhera kuri mashami tukajya mu cyumweru gitagatifu, wa gatatu mutagatifu, wa kane mutagatifu, wa gatanu mutagatifu, kugera kuri Pasika. None nawe ngo Pasika ngo niwo munsi mukuru ukomeye ngo mu buzima bw'abakristu. Ibyo bintu rero navumbuye ko hari abantu bakeya barabyumva, ariko hari n'abandi benshi batabyumva, bapfa kubikora kubera ko igihe cyageze. Impamvu Padiri, nyine ndumva nifuza ko uno munsi twafokasinga kuri ibyo bintu, kugira ngo abantu dufashe Abanyarwanda, dufashe abakristu aho bari hose, abakristu Gatolika, kuzizihiza Pasika babyumva neza ibyo bagiye kwizihiza ari ibiki. Duhereye ku mashami, nyine mashami ni igiki? Umuntu ahita yumva ibintu by'amashami, abantu bakagenda batwaye imiti. Si ibyo bintu ni ibiki? Twareka duhere nko kuri mashami udusobanurire. Ikiganiro twari kuba twaragikoze ejo, ubutumwa wari ufite ntabwo byakunze, ariko n'ubundi byose bishobora kuba bijyanye na Pasika n'ubundi. Duhere kuri mashami mu gifaransa bita fête des rameaux, dimanche des rameaux, solennité des rameaux. Mu munsi icyumweru cya mashami kiduha guhimbaza uko Yezu Kristo yinjiye mu murwa wa Yerusalemu, nk'uko ibyanditswe bitagatifu bigaragaza, nk'umwami, kandi kuko ni umwami. Yinjiye muri Yerusalemu yigaragaza nk'umwami, ndetse yicaye ku cyana cy'indogobe. Abigishwa be bari benshi cyane. Abaturage bagenda bamwamamaza bavuga ati hozana hozana
umwana wa Dawudi, ingoma ya Dawudi, hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani, nabo bamubona nk'umwami winjiye muri Yerusalemu, bakagenda basasa imyambaro yabo hasi kugira ngo indogobe iyinyureho nk'icyubahiro bamuhaye, ndetse bafite n'amashami, koko ni naho iryo zina riva, bafite amashami y'imikindo mu biganza. Akaba ari nayo mpamvu kuri uwo munsi natwe iyo tuwugezeho usanga dufite amashami y'imikindo, nubwo wenda ku isi imikindo idasa, ariko tugerageza gufata amashami y'imikindo, aho badashoboye kubona imikindo bakaba bashokoresha n'andi mashami, tukabihimbaza kuko Kristo ari umwami. Ariko nanone akaba umwami wiyoroshya cyane, bigashushanywa n'icyo cyane cy'indogobe. Ubundi abami bagendaga ku mafarasi, ndetse n'ingabo zagendaga ku mafarasi nk'ikimenyetso cy'imbaraga, ariko Yesu Kristo yahisemo kugendera ku cyana cy'indogobe gicishishe bugufi cyane, ndetse umuntu yavuga ngo kitarahurana byinshi, bikanashushanya n'ubutungane. Hanyuma Yesu yinjira i Yerusalemu nk'umwami uciye bugufi, kuko yari agiye no kudupfira. Yinjiye i Yerusalemu agiye no kudupfira, agiye kutwitangira. Urumva n'umwami upfira abe, n'icyo kintu cyo kwiyoroshya nacyo kikaza. Baramusingiza ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande akaba ari umwami ugiye kutwitangira, ugiye kubabara agapfa kugira ngo mu izuka rye natwe dupfane nawe, mu rupfu rwe dupfane nawe, dupfa ku cyaha twebwe, hanyuma tuzukane nawe mu izuka rye. Niyo mpamvu rero ko uwo munsi witwa umunsi w'amashami, cyangwa se umunsi w'amashami. Mu zindi ndimi ugira n'amazina menshi, aho bavuga ngo ni dimanche fleuri, n'uburyo bwinshi bwo kuwusobanura, ariko ubundi izina rizwi n'icyumweru cy'amashami, niryo zina rusange riri ku mugaragaro. Ya mikindo ari amashami y'imikindo asobanuye iki? Iyo mikindo nyine, iyo mikindo nta kindi nuko igaragaza bari bayifite abo baturage, iki batafashe amakoma cyangwa ngo bafate intusi, nyine bagafata kugira ngo twubahe ibyakozwe byende gusa neza, dukoresha imikindo uko bakoresheje. Nyine ndavuga, ariko aho batayifite, kubera iki bo bakoresheje imikindo? Nibyo nkubwira, aho batayifite bo kugira ngo bakoreshe imikindo, navuga ko n'ubundi aho bari niyo yari ihari abari bakoresha. Kandi iyo mikindo aho bari hafi aho Yerusalemu hari imikindo myinshi, bakoresha imikindo bagenda bagaragaza ko uwo muntu ari umwami. Noneho kandi natwe niyo dukoresha kugira ngo bise, ariko aho badafite imikindo bashobora no gukoresha n'andi mashami y'ibiti atandukanye, ariko bafite imikindo bakoresha imikindo niyo myiza. Ni n'umuco muri Kiliziya, burya iyo ikintu ari umuco ntabwo umuntu agisuzugura, aracyubaha. Byabaye umuco muri Kiliziya ugaragaza nyine ko turimo guhimbaza iyinjira rya Yesu Kristo muri Yerusalemu nk'umwami. Ndabyumvise, ndasobanukiwe. Aho ni muri context nyine ya muri rusange. Noneho nk'abanyarwanda, amashami nyine ni iki yadufasha gute nk'abanyarwanda mu mateka yacu nk'abanyarwanda? Kandi igiti kiba gifite ubuzima. Urabona ariya matemba buzi azamuka mu giti, seve mu gifaransa, iyo seve aba ari ubuzima. Nayo amashami kubera ko aribwo kiva ku giti, ubwo buzima ntabwo bwaba bwagiye bugihari, ishami riba ritaruma. Ni ukuvuga iki? Iryo shami rigaragaza ubwo buzima. Bityo rero natwe twibuka ko Yesu Kristo agiye kutwitangira kugira ngo aduhe ubuzima bw'Imana twagiye twiyambura mu cyaha. Yesu rero agiye kutwitangira ku musaraba kugira ngo mu rupfu rwe n'izuka rye aduhe ubuzima bw'Imana, tuzukane nawe. Iyo mashami rero nayo ashobora gushushanya ubwo buzima bw'abana b'Imana, kuko dukoresha n'amashami mabisi.
ntabwo dukoresha amashami yumye. Amashami mabisi aba akifitemo bwa buzima. Amashami rero nayo atwarika, ntabwo wafata igiti cyose, kandi n'Abayisiraheli ntabwo bakoresheje igiti cyose, bakoresheje amashami. Anashushanya ubuzima bw'abana b'Imana tugiye kwakira muri Yezu Kristo umwami, tubereye umwami, ndetse akaba n'umusaseridoti, kuko amashami ibyo byombi turabihimbaza ko ari umwami, tukanahimbaza ko ari umusaseridoti. Umusaseridoti udutagatifuza, umusaseridoti uduha ubuzima bw'Imana. Bikanagaragara mu ivanjiri isomwa ububabare bw'umwami wacu Yezu Kristo, ba bandi bamushinyaguriraga bamwambitse n'igishura gitukura. Icyo gishura gitukura ubundi cyambarwaga n'abami n'abasaseridoti. N'ubundi rero bo babikoze bamushinyagurira, ariko banahanura batabizi. Babikoze bamushinyagurira ariko bahanura batazi ko bari guhanura. Ariko kuri twebwe tubonamo ubwami bwa Kristo ndetse n'ubusaseridoti bwa Kristo. Yezu akaba umusaseridoti, kandi akaba ari we intama y'igitambo igiye kutwitangira ku musaraba. Ndabyumva. Padi, wambwiye ko icyumweru gitagatifu gitangira kuri Mashami, yego kirangira kuri Pasika. Kirangira na Pasika nyine. Icyumweru gitagatifu cyose uko cyakabaye. Ibindi bihe uretse kuri Mashami, ibindi bihe bijyana n'icyo cyumweru ni ibihe, bisobanuye iki? Ni ukuvuga ku cyumweru gitagatifu, ku cyumweru cya Mashami tuba dutangiye icyumweru gitagatifu, ndetse n'icyumweru cy'ububabare bwa Kristo, niko cyitwa. Ni semaine de la passion. Yezu atwitangamo, yitangaho, yitanzemo, kandi n'ubundi ibyo yakoze birongera bikaba, tukanabihimbaza muri liturujia. Ni ukuvuga ngo icyumweru uwa mbere, ngira ngo ariko urabizi ko nubwo tuvuga ngo ku wa mbere burya niwo munsi wa kabiri w'icyumweru, cyangwa twita ku wa mbere, ariko ni burya niwo munsi wa kabiri w'icyumweru. Ku wa kabiri umunsi wa gatatu w'icyumweru, no ku wa gatatu umunsi wa kane w'icyumweru. Byagera ku wa kane mutagatifu, kuko iyo minsi yose yitwa uwa mbere mutagatifu, uwa kabiri mutagatifu, uwa gatatu mutagatifu. Byagera ku wa kane mutagatifu, ku mugoroba mu misa y'iremwa y'Ukarisitiya n'ubusaseridoti, uko Yezu Kristo yabikoze ari budupfire, ko dutangira inyabutatu ya Pasika. Ndetse iyo misa nisoza ibishoje, tujya kuyitangira dushoje igisibo. Buri igisibo nibwo kiba kirangiye. Kirangira ku wa kane mutagatifu, kirangira ku wa kane mutagatifu mbere y'uko twatangira misa, iyo misa y'iremwa ry'Ukarisitiya n'ubusaseridoti, ndetse n'umurage w'urukundo. Igisibo kiba kirangiye, no tugatangira inyabutatu ya Pasika, tugahimbaza bya bindi Yezu yakoze ari budupfire, aho yaremye Ukarisitiya, igihe yabahaga umugati, ariko ntukiri umugati, akagira ati iki ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Akabaha divayi, ariko ntibikiri divayi, aya ni amaraso yanjye yagiye kubamenerwa, mwakire murye, mwakire munywe. Muri icyo gihe yanabugije n'ibirenge. No muri iyo misa itangira inyabutatu ya Pasika, umuhango mutagatifu tuwusubiramo wo koza ibirenge, kandi ukagaragaza umurage w'urukundo Nyagasani yadusigiye. Ku wa kane mutagatifu rero ubwo tuba dutangiye inyabutatu ya Pasika, kandi rwose mu Gifaransa bayita Triduum Pascal. Triduum Pascal rero niyo igaragaza ko rwose igihe cyageze cyo kwinjira mu bubabare bwa Kristo, gushyira izuka, duhimba igitaramo cya Pasika. Ubu ni uwa kane mutagatifu. Ndetse iyo misa isozwa mu bucece nta ndirimbo. Isozwa bucece nta ndirimbo, buri wese tugashengerera Yezu mu Ukarisitiya, ariko igasezwa twicecekeye. Navuga ngo tuza nk'abanyonyomba, kubera ko tuba twinjiye mu bubabare bwa Kristo, kubera ko muri uwo mugoroba nibwo Yezu Kristo banamufashe. Nibwo yafashwe, ajya gucirwa inyuma urubanza, kandi urwo rubanza rwarangiye bamubambye ku musaraba. Ibyo rero tukabihimbaza ku wa gatanu mutagatifu. Ku wa gatanu mutagatifu
ubundi kuwa gatanu mutagatifu twirirwa mu isengesho. Ni misa, nta misa iba kuri uwo munsi. Mwihangane, hari akantu kari wasubiramo gatoya guhera kuri tuvuye kuwa kane mutagatifu tugeze kuwa gatanu, ntabwo twari turi kumva. Kuwa kane mutagatifu reka nsubiremo duhimbaza kuwa kane mutagatifu twahuje misa y'umugoroba. Ugiye kujya kuwa gatanu mutagatifu niho tutumvise. Ni ukuvuga ya misa yo kuwa kane mutagatifu ku mugoroba irangira twinyonyombera, nta rusaku, nta ndirimbo, ahubwo tuzirikana ububabare bwa Yesu Kristo yaragiye kwinjiramo, ko muri uwo mugoroba nibwo yafashwe, noneho natwe tugataha tubizirikana. Bashengera Yesu Kristo muri Ukaristiya bakaba bageze saa sita z'ijoro, hanyuma ubundi bagataha. Noneho winjiza mu wa gatanu mutagatifu, aho Yesu yakomeje gucirwa urubanza, tukarangira abambwe ku musaraba. Igihe yabambwe ku musaraba rero byarangiye ahapfiriye ku musaraba. Ku isaha y'isa 9 nibwo duhimbaza ububabare bwa Kristo. Nta misi uwo munsi ku isi yose, nta misi ibaho, ahubwo duhimbaza ububabare bwa Yesu Kristo, nabwo butangira mu isengesho rya bucece, hanyuma hagasomwa ijambo ry'Imana twibutsa ububabare bwa Kristo, kandi twongera tugasoza bucece kuko turi kuzirikana Yesu Kristo wadupfiriye. Ibyo rero bikagenda bigashyikiriza kuwa gatandatu mutagatifu. Kuwa gatandatu mutagatifu nabwo Kiliziya idusaba ko dusenga cyane tuzirikana ububabare bwa Yesu Kristo wadupfiriye, kandi bikatugeza ku mutsindo w'izuka. Twirirwa nabwo mu isengesho rya bucece. Mu mugoroba cyangwa se mu ijoro nibwo noneho twinjira mu gitaramo cya Pasika. Iki gitaramo cya Pasika kikarangwa n'izuka rya Kristo, kuko muri iryo joro nibwo Yesu Kristo yazutse. Tubitangirana n'imihango y'urumuri rwa Pasika. Tuba twarateguye itara rya Pasika rihari, tukaryakiriza hanze kugeza igihe twinjiriye mu Kiliziya, hakaririmba indirimbo y'igisingizo cy'itara yitwa Exultet mu rurimi rw'Ikilatini, hanyuma hagasomwa n'amasomo menshi n'ibindi bikorwa muri iyo misa, byose bikatwibutsa izuka rya Yesu Kristo. Iyo misa ndetse ibamo na batisimu, kuko nta Pasika itagira batisimu. Iyo batisimu idashoboka, cyane cyane mujya mubyibuka no mu gihugu cyacu, kubera ko hari igihe Pasika ihurirana neza no gutangira icyunamo, cyangwa se tukaba turi no mu cyunamo. Icyo gihe dusubira mu masezerano ya batisimu, abari bagaterwa amazi y'umugisha, ariko ntidukore batisimu kugira ngo abantu batibeshya bakavanga ibyishimo bya batisimu ndetse n'icyunamo. Kandi iyo turi mu cyunamo nabwo twirinda gusamaduka ndetse no kujya gusangira bya bintu bya kinyarwanda byo kwitereka ibyo kunywa no kurya. Icyo gihe turitonda. Ariko ubundi igitaramo cya Pasika uyu mwaka ntabwo bizahura, byanze bikunze azabamo batisimu, yaba imwe, yaba ebyiri, yaba eshatu cyangwa 10 cyangwa 100, ariko batisimu birimo. Ubwo rero batiswa mu by'ukuri Pasika iba yabaye. Ndetse nkabwira n'abadukurikiye ko burya umuntu utagiye mu gitaramo cya Pasika kurya bayasike Pasika, kuko igitaramo cya Pasika nicyo kikwereka mu masomo matagatifu amateka yo gucungurwa kwa muntu, ukabona ko harimo uburyohe bwinshi bwo kumva ayo mateka yo gucungurwa kwa muntu. Ibiyahimbazwa byose ukabona bigufashije kurushaho kumva umutsindo Yesu Kristo yatuzaniye. Ibyo rero bikagenda kugeza ku munsi tuvuga ko ari uwa Pasika nyizina. Ku cyumweru haba misa zisanzwe, ndetse guhera mu gitaramo iyo tutaheruka kuririmba kuva dutangira igisibo, noneho yongera kuririmba, ikaba rero igaragaza iryo zuka rya Yesu Kristo, umutsindo yatuzaniye, natwe kandi tukaba dushaka gutsindana nawe. Uwo mutsindo wa Kristo ukaba ugomba no kuba umutsindo wacu. Yadutsindiye icyaha n'urupfu, natwe tukinjira muri iyo ngabire nziza, iyo ngabire ikomeye Nyagasani Yesu Kristo yatwinjije. Nuko umuntu yabisobanura mu gihe gitoya.
ndabyumva. Ubwo rero mfite nk'utubazo nka dutatu. Muri iki cyumweru habamo ni inzira y'umusaraba si bigikomeje. Inzira y'umusaraba burya irangirana n'uwa gatanu. Ubundi inzira y'umusaraba ikunze kuba kuwa gatanu mu gihe cy'igisibo. Kuva dutanga igisibo kuwa gatatu w'ivu, ahenshi buri wa gatanu bagira inzira y'umusaraba. Uretse ko aho wenda bibagora bitewe n'imirimo n'akazi n'ibindi bibazo abantu babamo, bakaba bahingira kundi munsi. Hari n'abawimurira ku cyumweru nyuma saa sita cyangwa se nta barangije za misa, ariko ubundi ntabwo ari byiza ko iba yapfuyeho. Ubu rero nk'inzira y'umusaraba nk'ahandi iwacu duheruka kuyikora kwa gatanu ushize. Muri iki cyumweru gitagatifu izasimburwa na bwa bubabare bwa Kristo tuzagera kuwa gatanu saa 9 zuzuye. Ni saa 9 zuzuye, ntabwo ari mu masaa 9. Saa 9 zuzuye rwose tuba dutangiye, ndetse uwo muhimbazo dutangira umusaserdoti cyangwa abasaserdoti ari benshi barambaraye hasi, bagaragaza nyine ko ari urupfu rwa Kristo, bakarwubaha kandi bakarushaho gusenga bazirikana ibyo byiza Imana yadukoreye. Nuko nabivuga ububabare bwa Kristo gusimbura ya nzira y'umusaraba dusanzwe dukora. Igisobanuro cyayo ku buryo n'abandi tudasangiye ukwemera bazatubona tuyirimo, baba bakeneye kumva igisobanuro cyayo kugira ngo badatekereza. Inzira y'umusaraba ubundi ni isengesho dukora tuzirikana ububabare Yezu Kristo yahuye nabwo ajya kuducungura, kuva acirwa urubanza, afatwa, yamburwa imyambaro, abambwa ku musaraba, aheka umusaraba, yikubita hasi bwa mbere, gukomeza kuko yahuye n'abagore bamuririra. Byose tukagenda tubizirikana, bifite n'amasengesho abiherekeza yanditse mu bitabo bya Kiliziya. Igitabo mbona hafi n'igitabo cy'umukristu. Ayo masengesho agufasha kurushaho kubana n'uwo Yezu Kristo wapfuye kubera twebwe. Ntitubikore mu gahinda, ahubwo tukabikora mu byishimo by'urwo rukundo twakunze. Ntabwo ubundi igisibo ndetse n'iyo nzira y'umusaraba ari icyuko cy'agahinda, nubwo wenda hari igihe ayo marangamutima ashobora kuza kubera uzirikanye ububabare umuntu yahuye nabwo, ariko ubundi ntabwo ari igihe cy'agahinda, ahubwo ni igihe cyo kuzirikana, ni ukugira ibyishimo by'uko Imana nta kitakoze kugira ngo idukize. Umuntu amaze gucumura, Imana yaratabaye, kandi muri uko gutabara byujujwe kuri Yezu Kristo wabaye agapfa akazuka. Inzira y'umusaraba ni isengesho ryiza, ndetse rigenda rikageza ku izuka. Iyo dusenga tuzirikana inzira y'umusaraba, Yezu yaguye ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, uko bamwambuye imyambaro, uko bamuteye imisumari, uko bamutiye ku icumu umurovu amaze gupfa, ariko bikarangirira ku izuka. None iyo nzira y'umusaraba ikindi ishobora kumarira umukristo si ukuyivuga y'ubwayo, ahubwo inaduha kuzirikana natwe umusaraba tunyuramo buri munsi. Uwo musaraba tunyuramo buri munsi tugomba kuwubona twushyira mu musaraba wa Yezu Kristo wakijije isi, kuko umusaraba tunyuramo nawo ushobora kugira icyo umarira umukristo, kuko utuma ashobora guhongerera ibyaha bye, kongerera ibyaha by'isi, kandi uwo musaraba ugatuma turushaho kumva ko dukeneye Imana, twishyira mu biganza byayo. Noneho kandi tukibuka ko na Yezu Kristo yatubwiye ngo ushaka kunkurikira naheka umusaraba we maze ankurikire. Yezu yatubwiye ngo ushaka kunkurikira naheka umusaraba we maze ankurikire. Uko Yezu yemeye umusaraba, natwe duciye ku musaraba tuzirikana ko yawuciyeho, kandi ko yawuciyeho arinda ahemuka, agakomeza kukubaha se kugeza ku ndunduro, kandi uko kubaha niko kwadukije. Aho umuntu yasuzuguye acumura, Yezu we yarubashye ageza ku ndunduro. Navuga ngo arabikosora niko ndabivuga. Ndetse n'imwe w'Adamu mushya, Adamu wa kera yagomeye Imana asuzugura, Adamu mushya abigorora yubaha kugeza ku ndunduro, ndetse n'indunduro y'umusaraba. Niyo mpamvu rero n'inzira y'umusaraba ifasha umukristo kunyura mu musaraba we yemye.
ngira ngo murabizi ko nta muntu ushobora kuba ataciye umusaraba, ntabwo bishoboka. Uri kuri iyi si wese azaca umusaraba. Kukubaza ni gute yamenya umusaraba we uwa Yezu wo turawuzi, ni gute buri wese yamenya wese umusaraba buri wese usobanuye iki nyine? Umusaraba uko umuntu yawusobanura mu magambo make, ni ibyo byose duhura nabyo biduhungabanya, bitubabaza, bidushavuza, bidukomeretsa. Buri wese agira ibyo, ntawe winganya n'undi, n'imisaraba ntingana, ariko buri wese agira uwe. Ushobora kugira umusaraba uko uba mu bantu bakwanga, ushobora kugira umusaraba w'inzara, ushobora kugira umusaraba w'ubukene, ushobora kugira umusaraba w'indwara, ushobora kugira umusaraba wo kutumva n'abandi, abantu ntibakumve. Ibyo byose ushobora kuba umusaraba nk'uko Yezu Kristo nawe yagiriwe nabi bikaba umusaraba we. Ariko twebwe indunduro y'umusaraba igomba kuba urukundo. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ugomba kubinyuramo nk'indahemuka kandi mu rukundo nka Kristo. Umusaraba unyuzemo ariko nta rukundo, ntabwo waba wawundukiza, waba umusaraba wica. Twebwe tuwunyuramo mu rukundo nk'uko Yesu Kristo yatweretse. Yagiriwe nabi ariko ntiyagire uwo agirira nabi, yaratutswe ariko ntiyagire uwo atuka, apfa ari indahemuka, yubashye Imana. Natwe ubundi mu by'ukuri umusaraba uba nyawo iyo ibyo ucamo bikugora ubinyuzemo wemye kandi wizeye Imana isubiza. Kuko Imana irasubiza nubwo wenda idasubiza uko umuntu abitekereza cyangwa ku isaha umuntu ashaka. Imana nisubiza uko ibibona nk'umubyeyi kandi ikabisubiza ku isaha yigeneye. Ni nayo mpamvu umuntu asenga atagombye gutegeka. Amasengesho y'abambwe wenda nanjye nshobora kuba njyewe narabayemo, ariko ubundi gutegeka Imana gira gutya byanze bikunze, oya. Umusaraba umuntu awubamo akanasenga, ariko umusaraba awubamo akanasenga, ariko yirinda gutegeka Imana ngo gukora ibintu gutya, gukora ibintu gutya. Wowe ushobora kwiyereka ikibazo urimo, ukayereka n'icyo wifuza, ariko ukareka no gushaka kwayo gushyira mu bikorwa, kuko ni umubyeyi. Umubyeyi niwe ureberera umwana. Amasengesho yo gutegeka Imana burya ntabwo aramusenga. Nyagasani bigenze gutya byanze bikunze. Ni nayo mpamvu abantu bamwe bajya bavuga ngo basubijwe, ni uko Imana idategetswe kugusubiza uko ubyumva. Ushobora kugusubiza ibirenze nibyo bitandukanye n'ibyo uko ubyumva nk'umubyeyi ukureberera. Hari n'igihe ikaguha n'ibirenze ibyo wowe wasabye, wabona bidasa rero na bya bindi wowe washakaga, ukajya ngo ntiyagusubije. Hari urugero mperutse gutanga, wenda ndutanga nko ku mubyeyi n'urugero. Ndi umwana muto nigeze kubona umubyeyi wanjye, mama, mu Kinyarwanda ni mama, ntabwo ari mama, sibyo? Mama cyangwa mawe. Mawe agiye ku isoko, sibyo? Noneho agiye ndamubwira ariko ubwo ugiye ku isoko unzanire amabombo, unzanire n'amandazi. Kandi yarikirije, arangije agenda. Atashye yatahanye igitebo cy'ibijumba, igitebo cy'ibishyimbo, anzanira n'ikabutura n'ishati. Njyewe nagiye mu bikapu nshaka bombo ndazibura, nshaka irindazi ndarakara. Twese ko yabyikirije akagenda akaba atabinzaniye, ndetse rimwe na rimwe ukumva bigezemo kwivumbagatanya. Ariko ko ngenda nkura nsanga yaransubije, ariko ampa igisubizo kiruta ibyo yansabye. Bombo ntizambeshaho, n'irindazi ntabwo ryambeshaho, yanzanye ibyo nafungura nkabaho. Icyo uba ukeneye carbohydrate, amagliside se mu bijumba ntarimo, arimo. Ugize uti? Urumva wari wasabye bombo n'irindazi kandi yazanye cy'ibijumba. Ni ukuvuga ibyo washakaga mu bombo ni amacarbohydrate, za glucose n'ibiki, n'ubundi mu bijumba ziba zirimo. Yaransubije ahubwo ampa n'ibirenze ibyo nasabye. Yongeraho ndetse n'umwambaro nzambara mu rugo, ndetse nzajyana no ku ishuri. Urumva n'Imana niko imeze. Imana iradusubiza, ariko ntiturebe icyo dukeneye kurusha ibindi. Hari n'ibyo ishobora kukwima, ariko ikabikwima mu nyungu zawe. Urugero, nshobora kwibwira nti
wampaye miliyoni 100 nk'abandi bantu, sibyo? Ikavuga iti wowe nkurikije uko nkuzi izo miliyoni zakurara, tunga imwe gusa ubone ikikuramura unaho uryama, ariko nguhaye 100 nk'uko nkuzi ntabwo wararuka, sinazongera no kukubona. Ikabikwima mu nyungu zawe, kuko n'umubyeyi hari ibyo umwana asaba ntabimuhe kandi mu nyungu z'umwana, ibindi ni kimwe. Ndabyemera. Halo Padiri kuri? Yego narengize ngo connection yacitse. Ndakumva rwose, ndagukurikiye. No kuvuga turagushimiye ku bisobanuro uduhaye bijyanye na Pasika. Ikibazo cya nyuma, yego Pasika ari akantu twigaga muri gatigisimu kera ngo Pasika y'Abayisiraheli, ngo na Pasika iyi ngiyi twizihiza. Noneho Pasika, noneho ikibazo nyine cya nyuma tugihuje n'ibyo, ni gute umuntu yakwizihiza Pasika akarenga ku rwego rwa institution rwo kuvuga ngo igihe cyo kwizihiza Pasika kigeze, ni gute wayizihiza? Kuko umbwiye ko umusaraba Yesu yahetse ujyanye nyine, wari ujyanye nawe, none natwe kandi tubwiye ko tugira we musaraba, ni gute wayizihiza koko nkawe bitajyanye n'uko igihe kigeze, kubera ko nyine n'abandi yabaye nyine wayihuza wese ayihuza, tuvuge nkatwe nk'abanyarwanda muri rusange ndetse na buri wese ku giti cye, tuvuge muri context y'abanyarwanda, gute twakwizihiza Pasika nk'abanyarwanda muri context yacu y'umuco wacu, ni buri wese ku giti cye yayihuza n'ubuzima bwe. Yego, ibyo uvuga ni ukuri. Ni ukuvuga ngo icyambere navuga Pasika y'Abayahudi nk'uko rubibajije, Pasika y'Abayahudi yateguraga Pasika y'ukuri ya Kristo, kuko Imana ifite ukuntu igenda itegura ibintu gahoro yitonze, n'ukuntu igenda iyobora ibintu. Hari ibyo twita pedagogie divine. Pedagogie divine ni ukuvuga ngo Imana ni nk'umwarimu mwiza ujyana ibintu buhoro buhoro kugira ngo n'abanyeshuri be aribo batwebwe abana bayo bagende bumva ibintu buhoro. Pasika y'Abayahudi ni cyagiye Abayisiraheli bambukaga inyanja itukura bava mu gihugu cy'ubucakara cya Misiri bajya mu gihugu cyabo, igihugu cy'isezerano, bakambuka inyanja itukura, amazi yatandukanye, nayo mazi akaza gushushanya batisimu, kabinyeguza ya batisimu, bagasura mu gihugu cyabo cy'isezerano. Pasika ubundi bivuga kwambuka, gutambuka. Pasika ni urugendo rwo kwambuka no gutambuka, ngo bavaga mu kibi mu bucakara bajya mu bwigenge. Iyo Pasika kandi Abayahudi barahimbazaga, bahoraga bayihimbaza buri mwaka, bahora bayihimbaza. Iyo ikaba yari integuza ya Pasika y'ukuri ya Kristo, watuvanye mu cyaha no kutujyana mu butungane n'izuka. Kuri ikibazo cyawe cya mbere rero, umuntu yahimbaza ate ku giti cye? Icyambere no kubanza kuhimbazanya n'abandi ni ngombwa, kuko wa muntu ufite umwihariko n'Imana none agomba kubana n'abandi. Na Yesu yarabivuze ati, aho babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe banyambaza bari hagati yabo. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo bwo gusenga ku giti cyawe ntugomba gukora uburyo bwo gusengana n'abandi, nabwo byombi ni ngombwa. Ni ukuvuga ngo kwa kuhimbazanya n'abandi ni ngombwa kuri Pasika, mu gitaramo, uretse ko burya na buri misa yose ni Pasika. Mujye mwibuka amagambo tubavugira, sosiyete turavuga ati iryo ni iyobera ryacu ry'ukwemera, irihize urupfu, izuka n'ihindukira bya Kristo. Ni nabyo ikoraniro risubiza ngo turamamaza urupfu rwawe tukamuzuka igihe dutegereje ihindukira ryawe. Ibyo nibyo biraduhimbaza muri buri gitambo cya misa. Hanyuma rero kuhimbaza ku giti cyawe ni ukugerageza guhuza ibyawe, ibyo ubamo buri munsi, ibicumuro byawe, ariko na wa musaraba wawe, byo byinza muri ubwo bubabare bwa Kristo bukuraho icyaha kandi butagatifuza n'umusaraba, ndetse cyari umusaraba kigeraho kikaba amaherezo gihinduka ibyishimo. Reka ngo urugero, ushobora kuba ufite urugero ntanga nko kubashakanye, nirwo rugero uje vuba. Ushobora kuba ufite umugabo cyangwa umugore wakubereye igica, ukunanira cyangwa ukunaniza, ibyo nabyo bishobora kuba umusaraba wawe. Ariko uko umwitangira, uko Yesu Kristo yatwitangiye turi abanyabyaha, uko umwitangira ukamukunda, umugira ku musaraba, ukamwitangira, ukamuha urugero rwiza, ukamusabira, ntudohoke ku nshingano zawe nk'umugabo mu rugo cyangwa nk'umugore mu rugo,
ubwo umusaraba wawe uwubayemo uwuza n'uwa Kristo kandi bikakugeza ku isoko, noneho ugasigarana ibyishimo byo kwitangira abandi, kuko buryo witangira abandi niwe ugira umunezero. Umuntu uhora yifungiranye gutya yifungiranye ntabwo agira ibyishimo by'ukuri. Ibyishimo by'ukuri biba mu kwitangira abandi, mu kwirekura ukitangira Imana n'abavandimwe, iyo ibyishimo by'ukuri biba. Buriya ngira ngo nk'abihaye Imana, abasaseridoti, ababikira, abafurere bagira ibyo byishimo byo kwitangira abandi. Si bo bonyine, no mu mbaga y'abarayiki dufitemo abantu bitangira abandi. Buriya baba bafite ibyishimo bikomeye badashobora kunyagwa n'uwo ari we wese, bya byishimo byo mu mutima. Padiri, hari akantu mujya muvuga nkunda iyo muri gusezeranya abantu bari guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa, ngo umubano mukesha, umunezero mukesha umubano w'abashakanye. Ni ukuvuga ako kantu ndagakunda cyane, njya numva ari keza. Kuko namwe hari umunezero mukesha kwitangira abandi mu busaseridoti bwanyu. Yego, buriya nk'umubyeyi wawe yakureba akibuka imbaraga yagutanzeho, akibuka urukundo yagukunze rutuma ashobora no kurara ubusa wowe ukarya, akambara ubusa ariko wowe ukambara, akarya ubusa ariko ukiga, akabona amushaka amafaranga y'ishuri, yajya kubona akabona uvuyemo umuntu w'umugabo, burya aricara akumva aranezerewe iyo abonye ibyo yakoze byose byakugize umuntu w'umugabo. Burya ibyishimo by'ukuri biba mu kwitangira abandi. Naho wa mubyeyi witaje umwana akamurya, niko mu Kinyarwanda banabivuga, iyo akubonye uri mukuru aranabebera akagukwepa, kuko muri we haba harimo ipfumu. Arakubona uri mukuru, wenda warabaye umugabo mu bundi buryo, akakubona akagukwepa akabebera, bya byishimo akaba yaragiyetse. Ibyishimo by'ukuri biba mu kwitangira abandi. Icyo kintu abantu tujye tukibuka, ndakibwira abandi ariko nanjye nkibwira. Yego, ako kantu ndagakunze cyane, abantu benshi ariko ndabyumvise. Ni ukuvuga ikibazo cya nyuma, Padi, ni gute umuntu urwaye kanseri cyangwa kanseri ifuranya abantu bari kubabara bagira ibyo Pasika? Umuntu urwaye kanseri uhora bari kumushiririza, cyangwa umuntu urwaye diyabete ahora yitera bya bishinge, cyangwa undi muntu unyiri ni gute yahimbaza Pasika akishima? Birashoboka? Ariko bigira inzira bibanza kunyuramo. Icyanza ni ukubanza kwibaza. Ntabwo ndi kukumva, ushatse wabisubiramo. Yego, buriya umuntu iyo ahuye n'ububabare, cyane cyane ububabare bukomeye, ariko burya ku ruhande rumwe ububabare bwose buba bukomeye n'ubwo butangana. Iyo umuntu agize ububabare, ikintu cya mbere yibaza ngo ariko kubera iki njye? Ndetse rimwe na rimwe n'igihe umuntu ashobora kusa nk'uburana, ndetse na ya mana akaba ashobora kuyiburanya, birashoboka. Ariko kugenda urushaho kugenda ubwinjiramo, ugera ugacisha make, kumva ko ubuzima wahawe atari impano, atari we wabwihaye, ari impano wawe n'Imana. Ndetse akenshi iyo usanze abantu bababara cyane, wowe ugenda usa nk'urira, akaba ari uguhumuriza, kuko agera ahantu za nzira agenda zinyuramo. Ni nayo mpamvu Kiliziya idusaba kwirinda bya bindi byo guhura abantu, euthanasia, kwirinda guhura abantu, kuko ubuza umuntu kunyura muri za nzira zose agomba kunyuramo, muri bwabo baratekereza kugeza aho avumbura ko bwa buzima yahawe ari impano y'Imana, ko nubwo bubabara ahubwo bwagombye kumufasha kurushaho gusabana na Yezu Kristo nawe wabaye kubera twebwe. Hari n'uwo nasanze wa mugani wagira ngo wari unabizi, arwaye kanseri kandi mubabaza cyane, noneho ngewe ngenda mfite amarira n'agahinda, nabuze n'uko ndifata. Arambwira ati, reka Padi, ububabare nyuramo buri gutuma nsa na Kristo watwitangiye ku musaraba. Ati, ndababara yego, ariko muri ububabare ntabwo mfite ijambo rya nyuma. Ati, ejo n'ejo bundi nshobora kuba nagiye, nzagenda, ariko nzagenda ndi kumwe na Kristo uri mu biganza bye. Ukumva niba uri kuduhumuriza. Ni ukuvuga ngo ntabwo wakwibagirwa ko rwose mu ntangiriro y'ububabare ubwo ari bwo bwose umuntu asa nk'ugira akantu ko kwivumbagatanya muri we, ariko uko abubamo ni nayo mpamvu duherekeza abarwayi. Ngira ngo muri ibi bihe by'igisibo turimo gusoza, tuba twaragize n'iminsi yo kujya gusura abarwayi mu misozi, babandi batakibasha kugera kuri
paruwasi santarari cyangwa abandi ba kristo bateranira mu muryango remezo na hehe, abarwayi ndetse n'abageze mu zabukuru nabo ni kimwe, tukabashyira ijambo ry'Imana, tukabashyira amasakaramentu, abakeneye gusigwa kw'abarwayi tukabagusigwa kw'abarwayi, bikabaremamo uwo mutima wo kumva ko batari bonyine bari kumwe na Yesu Kristo. Kandi hari uwo muhura ko kubabwira ati urakoze padiri kunyibutsa ko ngomba kurushaho kubana na Yesu Kristo, ati kandi kuko hari no kubwira ati ahubwo ububabare bwaramfashije, bwatumye mba umuntu nyamuntu ukomerera n'imerenga agakoko karyama kadasenze, kabyuka kadasenze, kibagiwe Imana, kibagiwe abavandimwe, atari ku muri burwayi nibwo nibutse Imana, nibwo nibutse n'abavandimwe, nibwo nibutse n'ibicumuro byanjye, bisabira imbabazi. Ati noneho ubu ngubu ndi kugenda ndushaho gusara k'icyaha, ubu ngubu nabwo ntekereza ukuntu Yesu yababaye kubera njye, ati ndushaho gusabana nawe, ati ninapfa nzapfa ndi mu biganza bye. Ukabona umuntu yatangiye kubona ijuru kandi biciye muri bwa bubabare. Niyo mpamvu Yesu atubwira ati ushaka kumurikira nawe ku musaraba we maze amurikire, kandi hirya azahasanga ibyishimo isi idatanga. Padiri urakoze kudufasha, njyewe bazakurikira iki kiganiro bose kwizihiza, kwitegura Pasika ndetse no kuzayizihiza neza nk'abakristo ndetse na buri wese ku giti cye. Abatarakora subscribe muyikore vuba kugira ngo murabona ko tuba dufite ibiryo bya roho byiza dukesha abasaseredoti bacu. Mukore subscribe kugira ngo yego. Padiri turagushimiye, gira nk'ikintu uvuga tugana ku musozo, uduhe no kumugisha wa Pasika ubundi dusoze. Icyo navuga nta kindi no kubifuriza icyumweru gitagatifu cyiza. Turi gusoza igisibo, ariko twatangiye icyumweru gitagatifu cyiza kibafashe kurushaho, nanjye kandi ndimo kidufashe kurushaho kubana n'uwo Yesu Kristo wapfuye akazuka, bikanadufasha kumva ko tutagomba gupfushuza ubusa ubuzima bwacu, tutagomba kubwandavuza no kubwandarika, ahubwo tugomba kuba icyerekezo muri Kristo. Muzagire inyabutatu nziza ya Pasika, uwa kane mutagatifu, uwa gatanu mutagatifu, n'uwa gatandatu mutagatifu uzabinjiza mu gitaramo cya Pasika no muri Pasika nyirizina. Nkabifuriza Pasika nziza. Pasika nziza ni ukurushaho guhobera uwo Yesu Kristo wapfuye kugira ngo tugire ubuzima, akazuka akongera akadukingurira amarembo y'ijuru, twari twarikingiye ku bw'icyaha cyacu. Ndabifuriza Pasika nziza imeze ityo, yewe n'abazagira ibyo bafungura bifata neza kuri Pasika bazabikore batibagiye icyo cy'ingenzi, kandi nkifuza ko ntawe uzasiba misa yashoboraga kuyijyamo. Ushobora kuyijyamo wese azayijyamo bihereye no mu gitaramo, kuko igitaramo ni isengesho ryiza cyane. Njyewe njya mvuga ngo niyo Pasika y'ukuri, niyo Pasika y'ukuri. Ndabifuza rero mwese Pasika nziza guhura na Kristo wazutse. Murakoze. Noneho n'igihugu cyacu tuzaba turi hafi kwinjira no mu cyunamo. Igihugu cyacu kibuke ko Kristo atagitereranye ahubwo yagitabaye, maze igihugu cyacu tugiture Kristo, wa mugani w'umwami Rudahigwa wavuze ati iki gihugu gituye Kristo umwami. U Rwanda ni rube rwa Kristo umwami, Kristo wazutse. Murakoze cyane. Murakoze Padiri, mwadusogonyeza nyine kuri Pasika. Yego. Reka tuvuge isengesho rigufiya ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Imana yacu, turagushimira uyu mwanya waduhaye kuganira kandi tuganira ku bintu bitagatifu. Icyo twifuza twese ni ukukwerekeraho no kukwerekezaho abavandimwe. Uduhe kuba muri iki cyumweru gitagatifu ku buryo bukwiye, twinjira ku munsi w'umutsindo Pasika. Intsinzi natwe kugira ngo tuzakire uwo mutsindo ni ugukomera kuri Kristo. Uduhe umugisha wawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri murakoze cyane. Murakoze namwe.